ubwo rero tugiye gutangira ubu nonaha tubika ibi byo kurya nk'uko n'ubundi nari nabibemereye. Tugiye gutangirira kuri pavuro. Aka ni akabuwate karimo pavuro, ariko ikindi reka mbanze shyiremo reglage, shyira hano muri iyi reglage. Aka ni akabuwate ka pavuro, aka ni akabuwate kandi ka pavuro. Ndabanza mbike ibinini. Aka ni akabuwate k'inyanya, mwabibonye hano, dore igihaza, mwabibonye. Hanyuma rero bimwe nababwiye by'ukuntu nkunda ibintu bifite isuku, nkabika ibintu byanjye bisa neza biryoheye amaso kweri. Aka kantu narakababwiye ubushize cyane ko ibi ngibi ni ibintu bitamara iminsi. Nshobora kubimaza muri firigo nk'iminsi 3. Murabona ko ni ibiringanya bikeya, impamvu rero shyiramo hano narayibasobanuriye ubushize. Nababwiye ko mbashaka ibintu bisa neza. Gusa bino ukuntu mubibona, naho wagishyira hano hejuru, byasa neza. Ndabahobeye abakunzi ba Mama Sharirene, muraba agaciro kandi murabo gukundwa. Nkurikije ukuntu muri abana beza, nkurikije komenti zanyu, nkurikije ukuntu munyandikira n'ukuntu mumpamagara, mana muraba agaciro ku buzima bwanjye, kandi ndabizi ko mu myaka iri imbere muzamenya ko uwo mwakunze ntago nzabatetereza. Ndabizi ko bizakomeza bibe byiza kubera Imana. Rero nkunda ukuntu muntera courage, mukampamagara, mukambaza n'ibindi, ngo uzatubwire niba, utubwire nibi. Niho nkura imbaraga, niho nkura courage. Ubushize nababwiye ko nzabereka ukuntu mbika ibintu muri firigo, ukuntu nzabitondekanyamo. Noneho navuye no kubigura, ubu ni ibishyashya, si bimwe naberetse byari birimo. Ukuntu rero kubera yuko njyewe mfite umuryango munini, birashoboka ko nawe ufite umuryango munini. Ufite umuryango munini rero bisaba kugira economy muri firigo. Hanyuma ubu ngubu ngiye kubereka ukuntu noneho mbibika muri firigo. Hanyuma ndahera kuri izi pavuro, nzibike. Ubutaha hari ikintu nzababwira, nzabereka imboga, ubwoko bw'imboga ushobora kubika igihe cyose ushaka, ushobora kumarana imyaka ushaka muri firigo yawe. Sibyo ko tutagura ibintu by'imboga bidatinda muri firigo, ariko nkwereka ukuntu ushobora kubika ibintu muri firigo bikamara imyaka myinshi. Ukuntu ushobora kuba wabika n'inyanya zikamara amezi 3, ukuntu ushobora kubika inyanya zikaba zamara n'amezi 5. Murumva ibyo bintu mudakeneye kubimenya? Nzabereka n'ukuntu tugomba kubika ibyo kurya bijyanye n'inyama, inkoko n'amafi, tukabibikana ibirungo, tukabibika mu buryo bishobora kumara igihe, kandi ukazajya kubiteka utongeye gushyiramo ibindi birungo mu buryo bworoshye. Yego, ubwo rero tugiye gutangira ubu nonaha tubika ibi byo kurya nk'uko n'ubundi nari nabibemereye. Tugiye gutangirira kuri pavuro. Aka ni akabuwate karimo pavuro, ariko ikindi reka mbanze shyiremo reglage. Shyira hano muri iyi reglage. Aka ni akabuwate ka pavuro, aka ni akabuwate kandi ka pavuro. Ndabanza mbike ibinini. Aka ni akabuwate k'inyanya,
mwabibonye. Hanyuma aka ni akabuwate k'inyanya ariko tuno ni udutoya, mwabibonye. Mwabibonye, aka ni akabuwate ka pavuro, mwabibonye ko biri gusa neza. Hanyuma iki ni cya kibuwate nababwiye kibika ibintu byinshi kandi bitindamo, biratinda hano, bimara igihe kinini bidapfuye. Hano mwabibonye. Hanyuma ikindi, izi ni kokombure, izi ni kokombure, hano ndagashyira hano. Hanyuma hano reka ngashyire hano, gutya. Hano dore igihaza, abibonye. Hanyuma rero bimwe nababwiye by'ukuntu nkunda ibintu bifite isuku, nkabika ibintu byanjye bisa neza biryoheye amaso kweri. Aka kantu narakababwiye ubushize cyane ko ibi ngibi ni ibintu bitamara iminsi, nshobora kubimaza muri firigo nk'iminsi 3. Murabona ko ni ibiringanya bikeya, ni ibiringanya bikeya. Impamvu rero shyiramo hano narayibasobanuriye ubushize, nababwiye ko mba shaka ibintu bisa neza. Gusa iki bino ukuntu mubibona, naho wagishyira hano hejuru, naho wagishyira hano hejuru byasa neza. Hanyuma nababwiye yuko kubera ukuntu mba shaka ko muri firigo yanjye hasa neza, utu tuntu ndushyira muri aka kantu, kuko ni ibintu nkora by'igihe, ntago bitindamo. Nabibonye, nabibonye. Akabonye. Hanyuma nkagashyira hano. Ngewe ikintu cyose gisa neza kereka ntagifitiye ubushobozi, ikintu mbona cyiza kandi gishimishije umutima wanjye rwose ndagikora, nta n'itegeko kandi ribihana. Ngewe nta kindi gituma mbikora, mbikora kugira ngo muri firigo yanjye hajyemo isuku. Ikindi aka kantu nako gagira uruhare mu kugira ngo ibintu bitinde. Dore ni ibintu byoroshye cyane rwose bikora. Genda nshaka aho ngashyira wuzuye. Hanyuma utu two twifitiye isuku yatwo, ntitujya dupfa, ntitujya tugira gute. Utu tuntu ntago umva, ni utuntu ushobora kubika ukwezi kugashira, ariko ntago natumara n'ukwezi, birumvikana. Ariko imbaraga nabonye tugira, aho ndutambika hano ndeba aho ndushyira hano tambike gutya. Hanyuma pavuro reka nyitereke hano ku magi. Aya magi yo mu gitondo araba yariwe rwose. Hanyuma
hanyuma utu tuntu two ngiye kuturambika hano. Urabona hano harimo umwanya wo kudushyiramo. Yego, hanyuma hano harimo udusereri. Hanyuma nta bindi aya mata yo mwabonye. Ubutaha rero ndabona mwabibonye ko bigiyemo, mwabonye ukuntu tubibitsemo ni byinshi. Izi mbuto izi mboga ubona ziri muri aha, izi mbitse muri ubu buryo ni imboga zigomba kumara ukwezi kose, kandi twatetse imboga rwose zihagije. Hanyuma akandi kantu, murabizi ko turi ku mpeshyi, ntituri mu mpeshyi? Turi mu mpeshyi, kwa kuntu uba uvuye ahantu icyaka cyakwishe ushaka kunywa akantu gakonje. Hano bashyiramo amazi, nshyiramo amazi kugira ngo ukore barafu. Ngewe reka mbabwire, ngewe nzi umuntu wari uri hano kandi atunze firigo, rimwe yaraje arambwira ngo aka kantu kamara iki? Kandi umuntu wese uguze firigo, ntago mbizi nimba muri firigo zose tutabamo. Ubwo se urumva abantu badakwiye kubwirwa icyo tumaze kugira ngo bakimenye? Ngaho rero aka kantu rero ni ukukabikamwo amazi agenda akaba barafu kugira ngo twice ingwagasi y'icyaka. Ngiye kugashyira hano muri firizeri. Ubutaha rero, hano ubu harimo ubusa, naha harimo ubusa, ni muri firizeri. Ubutaha nzabereka ukuntu umuntu abikamwo ibintu by'inyama n'ibyo kurya, bigatuma bimara igihe kinini kandi ukabibikana ibirungo. Noneho ntararenga hano, ubushize naberetse ukuntu nkora isuku muri firigo, hanyuma mbereka n'imiti navanze, ibintu navanze bituma firigo ikomeza kuba umweru. Nonaha ikintu ushaka tuganire, cyagiye wenda sinabonye umwanya wabyo, kandi ndumva nabivuga nicaye. Ikintu ushaka ko tuganira mu gusoza, kugura ibintu biraduhenda. Urebye amafaranga umuntu aba yatanze cyangwa amafaranga nawe ubwawe uba watanze, uba ukeneye ko nimba ari ibintu waguriye ukwezi, hatagira iby'abana barya ngo ibindi ubijyane muri puberi. Birababaje kuba umuntu yaza mu bishingwe agasangamo imiteja, agasangamo karoti, agasangamo inyanya, agasangamo ibipavuro. Birababaje, biteye n'agahinda. Impamvu ibintu bibora ni ukubera impamvu eshatu, wenda hari n'izirenze, ariko reka mvuge impamvu eshatu ibintu biborera muri firigo. Icya mbere ni ubugugu bw'umuriro. Ubugugu bw'iki? Bw'umuriro. Iyi firigo mubona irakosoma. Kereka wenda abantu hari igihe ujya kugura, abacuruzi burya ntabwo ari bamwe, hari igihe ujya kugurira umucuruzi kugira ngo atange amafaranga, wanamubaza ngo nyereka firigo itarya umuriro, akaguha irya umuriro. Ikintu cya mbere cyica ibyo kurya muri firigo ni abantu bagira ubugugu bw'iki? Bw'umuriro. Nimvuga ubugugu, ni umuntu uba ufite ikintu yagakoze ntagikore kandi abifitiye ubushobozi, akagira ubugugu. Nimba Imana yaraguhaye umugisha, impamvu ndenzaho iri jambo ryo kugira umugisha, ni uko nzi ko abantu wenda nkanjye no mu myaka yatambutse ya kera, ukuntu najyaga ncomora firigo ikirirwa ikora, byagera nimugoroba ukayicomora. Biriya ni ubugugu bw'umuriro, kubera yuko nimba firigo
harimo ibyo kurya wapanzemo gutya, nimugoroba ukayicomora. Iyo uyicomoye nyine ibyo hasi muri barafu bigumana ubukonje, bya ntibipfa kubura ubukonje, ariko ibi byo hejuru ubu bivanye muri mudu yo gukonja bigahita bisubira muri mudu yo gushyuha. Hanyuma ako kavuyo rero kacomeka na comora, comeka comora, buri mugoroba muyicomora itarari kosoma. Ubwo bugugu rero ujye wihangana ubwire Imana iguha amafaranga y'umuriro, ntugacomore firigo yawe mu gihe ifite ibyo kurya, kuko uba urimo kuyitesha ubuzima igomba kugirira muri ibi. Uba ugomba kubimva, nubicomora se ejo ukabisanga hariya, ukabisanga mu mufuka, burasa nibwo uzaba wungutse? Ntabwo uzaba wungutse, cyane ko imboga zirahenze muri iki gihe. Icyo ni cyo kintu cya mbere, ubugugu bw'umuriro. Comora mu gitondo, comeka ejo, comora mu gitondo, comeka. Ibyo ni cyo kintu cya mbere gituma ibintu biborera muri firigo. Icya kabiri gituma ibintu biborera muri firigo ni ukujya gukuramo, ni ukujya gushaka ibyo guteka, ukagira ubute bwo kubanza kureba ibi ibyahiye kurusha ibindi. Ntubona n'iyi miteja nabikiye rimwe, nyuma y'iminsi 3 yose ntabwo izaba ikimeze kimwe. Hari iyo usanga yajeho utuntu, hari iyo ubona itangiye gusaza, nayo ugomba kuyitora ukabanza igiye gupfa. Urabona izi karoti nabipakiye ni byinshi, ukagenda ukagira ubute, aho kugira ngo ugende ucukumbura urebe no munsi, urebemo izihiye cyane nani izishobora gupfa mbere, ukifatira karoti zo hejuru. Ni hahandi kino kibuwate rero ujya kureba ugasanga cyajemo amazi ya karoti zaboze, hazamo iby'inyanya wabitsemo byaboze. Hanyuma hahandi uzafungura firigo wumva umwuka mubi urimo, cyangwa nureba nabi n'ubuzizi buzazemo, usibye kubera ubukonje. Ubuzizi butinya firigo, ariko ugasanga nyine no muri saro ukumva hari umwuka mubi uturutse muri firigo. Icyo ni icya kabiri rero gishobora gutuma ibintu bipfa vuba muri firigo. Ikindi cya gatatu gishobora gutuma ibintu bipfa muri firigo vuba, ikindi cya gatatu ushaka kubabwira ku byerekeranye kubika ibintu muri firigo, urabona hari ukuntu, ikindi shaka kuvuga ni umwanda wo muri firigo ushobora gutuma ibyo kurya bipfa vuba. Cyo kintu nari nibagiwe cyari cyanyihishe. Umwanda wo muri firigo ushobora gutuma ibyo wabitse muri firigo bipfa vuba. Umwanda wo muri firigo utewe n'iki? Urugero wenda nk'akabuwate, utu tubuwate tuba twabitsemo ibyo kurya, ujye ureba akabuwate ugiye kubikamo nimba kadapfumuye munsi. Mu bintu bitera umwanda muri firigo, kubika mu bintu bipfumuye munsi bita amazi. Hari igihe umuntu aba afite utubuwate yaraduhonze hasi, yaduhonda hasi kakaba karapfumutse munsi, wakabikamo karoti, amazi yo muri firigo n'ibiki akajya atakara he? Akajya atakara kuri ibi birahure, ahangaha hose ukabona hajemo amazi, n'aha hari amazi, aha hari amazi. Aya mazi rero agira uruhare mu kugira ngo ibintu byo muri firigo bipfe vuba. Hanyuma ni gute wagira isuku yo muri firigo, firigo yawe igahora ari umweru? Mwabonye njya koza firigo, ntago reka mbabwire, hari igihe usanga firigo inyanya zaraje zarihomye nka hano, aha h'umweru ugasanga habaye umutuku w'inyanya, wanahahanagura ntihakiri, hakazaho ikizinga. Hano ukabona hiyometsemo pavuro, iyo pavuro ugasanga habaye icyatsi, ugasanga firigo hari ahantu hari umukara, ibisereri byaboreyeho n'ibipuwaro bikabora, ugasanga ahandi hari umuhondo bitewe n'icyaboreyemo. Kugira ngo rero wirinde umwanda muri firigo, ikintu cya mbere ni ukujya ufungura firigo udafite amakara. Undebera umuntu rwose, cyane abakozi bo mu rugo, cyane abakozi bakora akazi ko mu rugo,
undebera ukuntu utinyuka kuva mu gikoni wirukanka ngo uje kurebamo pavuro, ukazana intoki za hasi ibirayi, za hasi igitoki, noneho ukazasanga hano ku mpande ya firigo hariho igitoki, hariho ibirayi n'amakara, ugasanga haranahindutse. Icya mbere ni ugufungura firigo, kuza kuyifungura no gutoramo ibyo kurya usa neza. Icya kabiri ni ukujya uza kuverifiya muri utu tubuwate. Ubu nababwiye ko ibi bintu ari iby'ukwezi, ariko ushobora kuvuga ngo nzakora isuku ukwezi kushize, wapi. Ubundi mu cyumweru kimwe bitewe n'uko wayanduje, ariko mu cyumweru kimwe ugomba gusubira muri utu tubuwate. Hari amazi aba yaretse, hari ibintu uba ukwiye kuvanguramo, ibyenda gupfa n'ubundi cyangwa bigize ukabishyira ukwabyo, nta kandi kazi wongera gukora. Mu cyumweru kimwe urongera ukaverifiya ukareba, mu byumweru bibiri ukaza kurebamo ibishobora kubura, nyuma ukongera ugahanagura akabuwate, ukongera guhanagura n'izi pavuro. Ukwezi kujya gushira, firigo yawe ujya kuzana indi stoke isa neza. Ndumva rero amakuru nyabahaye atariho ivumbi. Abantu bakunda ibyiza, bakunda isuku, ndabizi ko ni 5/5. Imana rero nibaha umugisha, mwabibonye, kandi isuku ni ngombwa. Hari abantu ntazi ukuntu bameze, sibyo ko sinavuga ngo ni babi cyangwa ni beza. Ushobora kubona rwose yicaye muri salo, ukajya kubona ukabona araje gukingura firigo ngo ajye kureba ibirimo, cyangwa kwiha agafanta ari umuntu wisanzuye. Ibaze rero aje agahita atungurwa n'umwuka n'ubuzizi n'ibintu binuka. Ntabwo ari byiza. Wabibonye ukuntu mpanga ibintu muri firigo bikabamo ari byinshi, nkaba nabikamo ibyo kurya bimara ukwezi. Imana nibaha umugisha, ndabakunda cyane. Abatarakora subscribe nimuyikore, comment, share, ibintu byose. Imana nibahe umugisha, amen.